atarishyura umutekano. Rimwe urarwanya inzego. Rimwe urarwanya inzego. Urimo urarwanya inzego. Utangiye kumva neza. Tayari igifungo cy'amezi 6. Ejo buno ufite inoti y'ibihumbi 5. Ntabwo wambwiye kugiye kwishyura. Naguhaye tuvuye. Ishyura umutekano. Cyangwa ku kagari. Ishyura umutekano cyangwa umbure. Nakazi kawe ariko nta posho wazanye ntaki bireke. Kasongo ye. Bireke nabe handize mukozi. Mumbari nanga. Wangoya amata. Babes. Kamwe basi. Nangoya amata. Kosa bamwe bagoye iki? Nangoya amata. Amafaranga uyamaze se. Harayusaguriye y'agashushu nibura. Agashushu. Urasanga goza naho. Washushe se. Nese ngo ngurambwe muzinzara amata. Agashushu. Oroye zingahe uwahire zingahe? Agashushu washute. Genda ugurisha akakono muheto. Genda ugurisha agakoko kanje mu nkoko mfite aho ngaho shawuzane hano. Umuntu agiye kwinywera urwaro. Azi umukecuru ubundi umukecuru baramuroze. Iyabona urwarwa ari rwo rweze mu Rwanda rw'umusaza. Urwarwa rusindisha neza abantu ntibarwane ngo baterane ibyuma. Umukecuru ateshe urwarwa agaciro kubera iki? Niko mukecuru w'agakecurira ubusaba. Abo yo mukecuru ni gatikira. Fite inkoko ndaje ndagurisha 2 n'imwe. Ngo napasha natanze. Ngo napasha ngo natanze biburare. Inzoga ni mucyora buhoro inzoga ni No. Urishyura umutekano ntabwo wishyura. Umutekano ndawishyura. Uribambye ku rugero rutajya unishyurira. Ubundi aho inzu y'urayishyura. Inzu se kandi ari iwanjye. Umutekano aho inzu urayishyura. Igipanga ari icyanjye. Ishyura umutekano rero vuba. Cyangwa uteruye tugende ngujyane ku kagari. Ingegera. Akubise inzego. Kasongo mbona we. Songa libara. Wowe uramubaza iki? Ubundi ingegera yize he? Iyo no muhungu wawe. N'umuhungu wawe. Iyi ingegera yize. Gende mbona ugarisha amafaranga umutekano. Hashize amezi 4 atarishyura umutekano. Rimwe urarwanya inzego. Rimwe urarwanya inzego. Urimo urarwanya inzego. Utangiye kunkubita. Rimwe urarwanya inzego. Uzajya usirwa no kwirirwa. Neza. Tayari igifungo cy'amezi. Ejo buno ufite inoti y'ibihumbi 5. Ntabwo wambwiye kugiye kwishyura. Naguhaye tuvuye. Ishyura umutekano. Tumaze kugushikana cyangwa kumujyane ku kagari. Ishyura umutekano cyangwa umbure. Turamujyana ku kagari cyo kumufunga. Amezi 4 yose ntago arishyura umutekano. Nza kumwishyuza hano ngasanga yasinze buri gihe. Umuntu abona amafaranga yo kumwera yarabuza y'umutekano. Wabandi ukishyuza n'abandi hano. Ayo mafaranga menshi ntago abandi bose barishyuye uyu mwaka niwe muntu utarishyura umutekano. Amezi 4 yose nza kumwishyuza ngasanga yasinze buri gihe. Dore upfura pfushe n'urumbu. Ubwo surambwira. Mwihorere tumujyane. Ajye kumujyane. Mu kagari agazabura icyo akorara mu murenge. Wajyana umupfumu tugende mu murenge nagazaburamo akazi k'amaboko tumukanze. Reka mwishyura ariko nawishyura. Yarwanyije n'inzego n'ubundi sindi bumusige. Ishyura umutekano ubundi nge nawe dusigare tuvugana. Ngo ndarwanyije. Ishyura umutekano. Akobetwa n'inkuba. Isaba kode y'akagari. Ndangushyemo kode y'akagari. Ishyura umutekano. Uzajye hesha mute. Ubusa ko wishyura amacupa wirwa wirenza. Ubebe ko umutekano uhari. Ntabwo rero wakagombye kuyatanga. Urashyiraho ibihumbi 6 by'amezi. Tanga amajipo yawe. 6 by'amezi. Ndabona ibihumbi 4. Bine? Noneho uzagaruka nkanyuma
nyuma fata wakafatana yashiriweho nta kibazo yashiriweho nta kibazo ubundi uyu mupande arimo ararwanya inzego igifungo cy'imyaka 5 wasindaganye usindaganye amafaranga yagezeho yagezeho kamujyane kuko sindi umusege yarwanyije inzego yakabije wajureka pande ngaho debera nuko pande kagukubita mu mategeko niyo waba wasinze niwemerewe kurwanya inzego twagiye vuba uzaremo n'amahane mu kagari ibi ngo urabimenya tugeze mu kagari vuba vuba wagenda uramenya ibyari byo tugeze mu kagari niba ubyikururiye nta nubwo uzambona urishyura umutekano ntabwo wishyura umutekano ndawishyura uribambye ku rugero rutajya unishyurira ubundi aho inzu urayishyura aho inzu se kandi ari iwanyu umuntu utishyura umutekano aho inzu urayishyura igipanga ari icyanyu ishyura umutekano rero vuba vuba cyangwa uteruye tugende mujyane ku kagari ingegera akubise inzego wowe uzajya usira akashakira akubise inzego urarwanya inzego hano se wowe uramubaza iki ubundi ingegera yize he iyo ni umuhungu wawe n'umuhungu wawe iyi ngegera yize ngende ndimo ndamubwira yishyura amafaranga y'umutekano hashize amezi 4 atarishyura umutekano rimwe urarwanya inzego rimwe urarwanya inzego rimwe urarwanya inzego utangiye kunkubita rimwe urarwanya inzego uzajya usirwa no kwikumva neza tayari igifungo cy'amezi 6 ejo buno ufite inoti y'ibihumbi 5 ntabwo wambwiye kugiye kwishyura naguhaye tuvuye ishyura umutekano tunaza kugushikana cyangwa kumujyane ku kagari umutekano cyangwa umbure turamujyana ku kagari cyo kumufunga amezi 4 yose ntabwo arishyura umutekano nza kumwishyuza hano ngasanga yasinze buri gihe umuntu abona amafaranga yo kunywera yarabuze ay'umutekano wabandi ukishyuza n'abandi hano ayo mafaranga menshi ntabwo abandi bose barishyuye uyu mwaka niwe muntu utarishyura umutekano amezi 4 yose nza kumwishyuza ngasanga yasinze buri gihe dore upfurapfushe n'urungu ubwo surambwira mwihorere tumujyane ajye mu kagari agazabura icyo akorara mu murenge tugende mu murenge nagazaburamo akazi k'amaboko umutekano reka mwishyura ariko nawishyura yarwanyije n'inzego n'ubundi sindi bumusige ishyura umutekano ubundi njye nawe dusigare tuvugana ngo ndarwanyije ishyura umutekano akobetwa n'inkuba bisaba kode y'akagari ntabwo ushyiremo kode y'akagari ishyura umutekano uzajya esha umutekano ubusa ko wishyura amacupa wirwa wirenza ubebe ko umutekano uhari ntabwo rero wakagombye kuyatanga urashyiraho ibihumbi 6 by'amezi tanga amajipo yawe 6 by'amezi ndabona ibihumbi 4 noneho uzagaruka nka nyuma fata wakafatana yashiriweho nta kibazo ubundi uyu mupande arimo ararwanya inzego igifungo cy'imyaka 5 wasindaganye amafaranga yagezeho kamujyane kuko sindi umusege yarwanyije inzego yakabije wajureka pande ngaho debera nuko pande kagukubita mu mategeko niyo waba wasinze niwemerewe kurwanya inzego twagiye vuba uzaremo n'amahane mu kagari ibi ngo urabimenya tugeze mu kagari vuba vuba wagenda uramenya ibyari byo tugeze mu kagari niba ubyikururiye nta nubwo uzambona urishyura umutekano ntabwo wishyura umutekano ndawishyura uribambye ku rugero rutajya unishyurira ubundi aho inzu urayishyura aho inzu se kandi ari iwanyu umuntu utishyura umutekano aho inzu urayishyura igipanga ari icyanyu ishyura umutekano rero vuba vuba cyangwa uteruye tugende mujyane ku kagari ingegera akubise inzego wowe uzajya usira akashakira akubise inzego urarwanya inzego hano se wowe uramubaza iki ubundi ingegera yize he iyo ni umuhungu wawe n'umuhungu wawe iyi ngegera yize ngende ndimo ndamubwira yishyura amafaranga y'umutekano hashize amezi 4 atarishyura umutekano rimwe urarwanya inzego rimwe urarwanya inzego utangiye kunkubita rimwe urarwanya inzego utangiye kunkubita rimwe urarwanya inzego
uzajya usirwa no kwirirwa kwirirwa neza tayari igifungo cy'amezi 6 ejo bundi ufite inoti y'ibihumbi 5 ntabwo wambwiye kugiye kwishyura naguhaye tuvuye ishyura umutekano mwishyura umutekano cyangwa tumujyane ku kagari ishyura umutekano cyangwa umbure turamujyana ku kagari cyo kumufunga amezi 4 yose ntabwo arishyura umutekano nza kumwishyuza hano ngasanga yasinze buri gihe umuntu abona amafaranga yo kunywera yarabuze ayo umutekano wabandi ukishyuza n'abandi hano ayo mafaranga menshi ntabwo abandi bose barishyuye uyu mwaka niwe muntu utarishyura umutekano amezi 4 yose nza kumwishyuza ngasanga yasinze buri gihe dore upfura pfushe n'urumbu ubwo surambwira mwihorere tumujyane ajye mujyane mu kagari nagazabura icyo akora mu wajyana umupfumu tugende mu murenge nagazaburamo akazi k'amaboko tumutange reka mwishyura ariko nawishyura yarwanyije n'inzego n'ubundi sindi bumusige ishyura umutekano ubundi nge nawe dusigare tuvugana ngo narwanyije ishyura umutekano bakobetwa n'inkuba bisaba kode y'akagari Tangushyemo kode y'akagari. Ishyura umutekano. Uzajye. Esha umutekano. Ubusa kwa wishyura amacupa wirwa wirenza. Ubebe ko umutekano uhari. Ntabwo rero wakagombye kuyatanga. Urashyiraho ibihumbi 6 by'ameza. Tanga amajipo yawe. 6 by'ameza. Ndabona ibihumbi 4. Noneho uzagaruka nka nyuma fata wakafata. Yashiriho nta kibazo. Ubundi uyu mupande. Arimo ararwanya inzego. Igifungo cy'imyaka 5. Wasindaganye usinda neza. Amafaranga yagezeho. Yagezeho. Kamujyane kuko sindi bumusige yarwanyije inzego yakabije. Wajureka. Pande. Ngaho debera nuko. Pande. Yagukubita. Mu mategeko niyo waba wasinze. Niwemerewe kurwanya inzego twagiye vuba. Uzaremo n'amahane. Kagari. Ibingo urabimenya tugeze mu kagari vuba vuba. Wagenda uramenya ibyari byo tugeze mu kagari. Niwe ugiye kururiye nta nubwo uzambona.